Shalom shalom. Ngarutse kubasangiza ubutumwa bwiza ndi gukora ku ruhererekane rw'inyigisho nise Yesu Kristo mu isezerano rya kera. Bivana ku magambo umwami Yesu Kristo yivugiye ubwe yanditse mu gitabo cya Luka ibice 24 umurongo wa 44 kugeza ku 47. Yarimo asezera intumwa ze ngo asubire mu ijuru, maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiye nkiri kumwe namwe yuko ibyanditswe kuri njye byose no mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirizwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Reka dushake ibyo byamwanditsweho. Umutwe w'inkuru ndawita Adamu yasuraga Yesu wagombaga kuza. Wanditse mu Baroma ibice 5 umurongo wa 14. Muri Adamu niho twese twaherewe ubuzima, kuko twese niho dukomokaho. Ariko hinjiyemo icyaha kitwinjizamo urupfu, ari narwo rudutwara ubwo buzima. Muri Yesu ari Adamu wa kabiri duhabwa ubuzima buhoraho, kuko yatsinze icyaha n'urupfu. Mu gitabo cy'intangiriro twabonye ko Imana yaremye Adamu, imuha ubuzima, imutegeka kororoka ari we abantu bose bo ku isi bakomokaho. Misiyo rero yaje kumunanira, kuko Satani yamushutse akamwinjizamo icyaha ndetse no mu rubyaro rwe. Icyo cyaha rero kibazanira urupfu, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Imana n'ubundi yazanye undi Adamu wa kabiri gukosora ikosa rya Adamu, maze atsinda icyaha n'urupfu, ndetse ubu abantu bose b'ubwami bw'Imana niwe bakomoka, kuko niwe dukomoraho agakiza. Tuvuka bwa kabiri tugahabwa ubuzima buhoraho. Bwa buzima twari twatakaje mu gicumuro cya Adamu tubonera mu maraso ya Yesu Kristo wadupfiriye agatsinda icyaha n'urupfu, akatubanziriza kuzuka kugira ngo natwe tuzuranwe nawe duhabwe ubugingo buhoraho. Ubuhanuzi kuri Yesu buri mu gitabo cy'intangiriro. Bamaze gukora icyaha, Imana yahannye Satani, ihana Eva ndetse ihana na Adamu. Mu gitabo cy'intangiriro ibice 5 umurongo wa 15, Imana yahannye Satani gutya: nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Mu zindi Bibiliya nka Bibiliya zo mu Gifaransa, mu Cyongereza n'Igiswahili wenda, hano bavuga ngo urubyaro ruzagukomeretsa umutwe cyangwa ruzagukomeretsa agatsinsino, bakoresha ijambo rigaragaza ko ari umuntu w'umugabo agombaga kuvuka mu rubyaro rw'umugore. Uko bigaragara hano bavugaga umuntu wo mu rubyaro rw'umugore, kandi umugabo cyangwa w'igitsina gabo, nk'uko bakoresheje iyi nyuguti ya hi ivuga igitsina gabo mu rurimi rw'Icyongereza. Sinzi izindi ndimi, ariko mu Kinyarwanda urubyaro rwitirirwa umugabo, kuko ariho dukura ijambo igisekuru. Mbese muri urwo rubyaro hari uzavuka ku mugore adafite se, ari urubyaro rw'umugore nyine, utazaba aturutse ku mugabo, akazaba ari umena inzoka umutwe. Ariko turabizi ko atari inzoka bavuga, ahubwo ni Satani, nk'uko tubisoma mu Byahishuwe ibice 12 umurongo wa 9. Aya magambo iyo tuyasomye tubona ko Imana yarimo kuvuga Yesu uzavuka ku mwari Mariya, atavutse ku mugabo, ari we uzaza agatsinda Satani. Bibiliya n'ubundi yemeza ko ari Yesu uzatsinda Satani. Mu gitabo cya Yohani wa mbere ibice 3 umurongo wa 8, Bibiliya itubwira ko ari cyo cyazanye Yesu, n'ubundi niwe uzatsinda Satani. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi, no kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Mu gitabo cya kabiri cy'Abatesaloniki ibice 2 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9, nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, azamutsembesha kuboneka kuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri ku buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Yesu rero niwe wahanurwaga ko azaza avutse ku mugore gusa, atavutse ku mugabo, agatsinda Satani, akadusubiza ubuzima Satani yari yaratwibye. Inkuru nk'izi ngizi mu isezerano rya kera usanga n'ubundi bazidusobanurira mu isezerano rishya. Reka tubishake tubirebe. Mu gitabo cy'Abaroma ibice 5 umurongo wa 12 kugeza ku 21,
Umutwe w'inkuru uvuga ngo Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Bibiliya itwereka Yesu ikamugereranya nyine nka wa wundi waje. Ikatwereka igereranya Adamu nk'uwananijwe inshingano na Satani, ariko Yesu aza kumutsinda izo nshingano arazuzuza. Duhere ku murongo wa 12. Ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Amategeko ataraza, icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. Icyakora uhereye kuri Adamu ukagera kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga uwajyaga kuza. Urumva ko rero Adamu yasuraga Yesu wagombaga kuza. Ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro, kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo bwarushijeho gusaga kuri benshi. Iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe, kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari iryo gucirwaho iteka, naho iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi no gutsindishirizwa. Kuko ubw'igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rwimikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Nuko rero ubw'igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi b'abanyabyaha, niko no kwiyumvira k'umwe kuzatera ko abenshi b'abakiranutsi. Ariko amategeko yaziye nyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga, kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu, abe ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka buduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Urabona ko rero Yesu Kristo yahanuye mu isezerano rya kera, Imana imuvuga bagikora icyaha. Ivuga ko ari we uzaturuka ku mugore, kandi ko ari we uzamena Satani umutwe akadukiza akadusubiza ubuzima. Agereranywa na Adamu wa kabiri wagombaga kuza agasenya akarandura Satani n'ibikorwa bye akadusubizamo ubuzima. Nzakomeza gukora inkuru nk'izi ngizi, bizatuma turushaho gusobanukirwa Yesu Kristo uwo ari we mu by'ukuri. Ahari byatuma abantu benshi bamuyoboka bagakizwa icyaha n'urupfu rw'iteka bakabona ubuzima buhoraho. Shalom, shalom.